Kuri mwe mwese mukurikiye muteze amatwi Joshua TV nje basuhuza ubifuriza umunsi mwiza n'igitondo cyiza muri rusange. Nitwa NY David cyangwa se David Mugaragu, ariko muri aya makuru tugiye gutangira yo kuri iki gicamunsi sinza kuba ndi njyenyine, ahubwo ndi kumwe na mugenzi wanjye turi buze kubana mu makuru asanzwe cyangwa se mu makuru musanzwe mumenyereye nk'aya politike. Nta wundi rero bamwita Joshua waramutse wiriwe neza umeze neza? Niriwe neza nkuko yabivuze banyita Joshua. Turi buze kubana mu makuru asanzwe kandi tunanyure mu makuru ya entertainment yo hirya no hino yagiye acicikana ku isi. Rero ndagira ngo mbabwire ngo ikaze kuri mwese mukurikiye iki gitangazamakuru cyacu. Ndagira ngo mubwire mbere yuko dutangira amakuru, banza ukore aho hantu ubona hasi cyane kugira ngo tuze kubana neza, kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza, kugira ngo n'ibindi biganiro tuzajya dukora buri munsi bijye bibageraho gatanu kuri gatanu. Rero ndagira ngo dutangire n'amakuru. Mugenzi wacu Joshua rwose ndagira ngo mubwire abanguke igire hino atugezeho amakuru yagutegure kugira ngo tuze kujya mu makuru y'imikino tudatinze cyane. Wanjye David arakoze kuma ijambo ngo nanjye mbageze aya makuru. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira yasabye ibyamamare kutemera kuba barutemeyeze ngo baryoherwe naho igihugu kigeze ubu ngubu maze bibagirwe aho cyavuye. Ibi yabigarutseho mu kiganiro yagiranye na RBA, aho yari mu kiganiro bamubajije ukuntu ubu ngubu igihugu cyaba gihagaze, nuko yese abasubiza arababwira yuko batagomba kuba barutemayeze ahubwo bagomba kurwanya ingengabitekerezo, cyane cyane bya byamamare ngo bifite amamiliyoni abakurikirana. ngo nk'ubu ngubu uwo muntu ukurikiranwa na miliyoni yenda imwe kuri za channel agomba avuze nk'ijambo rimwe gusa, ijambo rimwe ashobora kuba yarwanya ingengabitekerezo ya jenoside. Gusa hari umuntu akimara kubivuga, hari umuntu wahise umubaza aramubwira ati ese urabona ibyo bintu ibyamamare bibishinzwe? Gusa ngo yahise asubiza uwo muntu. Dr Murangira yavuze ko buri wese afite uburenganzira bwo kuba yakirukana ingengabitekerezo ya jenoside, ngo ibyo ngibyo ahubwo yabifashe nk'aho ari ukwihunza inshingano. Gusa Dr Murangira yavuze yuko ibi bintu hari abahanzi benshi bakunze kuvuga yuko ibi bintu batajya babijyamo bya politike kandi ari abahanzi. We yahise abasubiza aravuga ati ibintu kwihunza inshingano tugomba, buri muntu wese afite inshingano zo kuba yarandura ingengabitekerezo ya jenoside. Arababwira ati ese nk'ubu ngubu igihugu kibaye kidafite amahoro mwaririmbira he, mwaperformingira he? Kandi koko mu gihe igihugu kidafite amahoro nta hantu babonera bakorera ibingibi. Rero n'umuhanzi wacu Rumaga yaje kubikomozaho avuga yuko umuntu cyangwa abantu bakunze kwita abastari cyangwa ibyamamare nabo bakwiye kuba bakandika n'ijambo rimwe kuri channel zabo kugira ngo barwanye ingengabitekerezo ya jenoside. Uwo muvugizi w'urwego rwa RIB amaze kubikomozaho, twabonye abastari benshi batangiye kugenda n'ubundi batanga iyo message, cyane cyane ba filime ndetse n'ab'imiziki. Twagiye tubona nko mu bakinnyi bazwi ba filime nka Bahavu, Kramani, ndetse bagenda batanga ubutumwa bugiye butandukanye bugenda bwamagana ingengabitekerezo ya jenoside. Ayo makuru rero twari dufite ya politike ndetse n'imyidagaduro cyangwa bakunze kwita entertainment. Reka twakire mugenzi wanjye David amaze atugezaho amakuru y'imikino. Twakire David, amakuru bimeze bite? Urabona ko bimeze neza, urabona ko kandi ikirere gikomeje kutubanya, kuko ubundi muri iki gihe cyo kwa kane akenshi dukunze gusanga hari kugwa imvura, ariko urabona ko ikirere cyaramutse kimeze neza. Nayo mpamvu abantu benshi bakunda amakuru y'imikino. Turagira ngo utusangize ku makuru y'imikino yagiye acicikana hirya no hino. Ni ukuvuga ngo rero tutatinze cyane, nk'uko mubibona inyuma yacu cyangwa se mu kirango kiri kugaragaza bamwe na bamwe batandukanye, nuko UEFA Champions League yari irimo ikomeza. Ni ukuvuga ngo ni muri kimwe cya kane bari bageze n'ikipe ya Real Madrid yahoraga n'ikipe ya Arsenal. Ikipe ya Arsenal rero nk'uko mwaje mu kugenda mubibona bamwe na bamwe, kuko ndabizi hari benshi baba byutse bashyiraho bamwe namwe yagiye agenda. UEFA Champions League nuko nguko rero yaje kubijyana ikipe ya Arsenal. Ikipe ya
nk'uko byari byakaburijwe cyane, wabonaga ko ari ikipe yari irimo igaragaza ko ishobora gutsinda ikipe ya Arsenal ibitego byinshi, kuko hari nabo nagiye mbona banditse ibitego 8 bimwe na bimwe bigenda birenga, ariko nk'uko byaje kugenda ku kibuga se cyangwa ahantu bita ku kibuga barwaniraho, kuko haba ibindi byose bari intambara y'amagambo yabanje. Niyo mpamvu ikipe ya Real Madrid yaje kuba itsindirwa ku kibuga cya Emirates Stadium n'ikipe ya Arsenal. Nyine wari murimo uba kuko no ku kibuga cya Bayern Munich cyangwa se ku kibuga cy'ikipe yo mu Budage yitwa Bayern Munich yari yakira ikipe yitwa Inter de Milan yo mu Butaliyani, ariko Bayern Munich nubwo yari yakire ntibyaje kuba bigenda neza, kuko yaje kuba itsindwa ibitego 2-1 n'ikipe ya Inter de Milan yo mu Butaliyani. UEFA Champions League nuko yaje kuba irangira yose, kuko nta yindi mikino yari hari, ahubwo indi mikino yari kuri uyu munsi wo kuwa kane, kandi nko twakoze amakuru kuko ikipe ya Barcelona nayo iri buze kubikina n'ikipe ya PSG nayo iri buze kubikina muri uyu munsi, naho turaza kumenya ko imikino ya mbere ya UEFA Champions League yaje kubirangira. Twibuze dukubita tubangura kuko n'amasaha ntago aba ahagaze, ni nayo mpamvu tuba dukora ibintu byose twihuta kugira ngo ibintu bize kurushaho kugenda neza. Mu Rwanda shampiyona yari irimo ikomeza mbere yuko dutangira icyumweru cyo kwibuka. Ikipe ya APR yaje kubifata umwanya wa mbere bitunguranye, kuko ikipe ya Rayon Sport yari yiteguye ikipe ya Marine bikaze cyane, ariko biza kuba bigenda nabi kuko ikipe ya Marine FC yaje kuba igwa nabi ikipe ya Rayon Sport, kuko ikipe ya Rayon Sport yaje kubinganya na Marine ibitego 2-2 nkuko byari byatangajwe mbere y'umukino n'abanyamakuru bandi ba sport bagiye batandukanye tujye dukunze kubana mu biganiro byacu bitandukanye. Ariko ikipe ya APR yari yatsinze ikipe ya Bugesera igitego 1-0, bityo biza kugera ku munsi wa 24 wa shampiyona ari ikipe ya APR iyoboye n'amanota 48, mu gihe ikipe ya Rayon Sport ifite amanota 47 nkuko byaje kuba bigaragara muri rusange. Rero no kuvanga urutonde rwa shampiyona uko ruteye mu makipe amanuka no mu makipe yatamye igikombe. Ikipe ya APR ni yambere n'amanota 48, mu gihe ikipe ya Rayon Sport ari akabaye n'amanota 47. AS Kigali byo bigaragara yuko yamajije gusigara kuko ni ya gatatu n'amanota 37, bivuze ngo irarushwa ni ya mbere amanota 11. Urumva ko nta gikombe yo igihatanira, ahubwo no kurwanira Big 4 gusa. Rero ndagira ngo mbabwire ngo umunsi mwiza kuri mwese mwabanye natwe. Amakuru y'imikino yo nakagaruka kuri Joss TV, mbabwire ngo reka nshimire mugenzi wacu kuko na ibintu biba bitoroshye cyane gutegura amakuru. Ndagira ngo nshimire bagenzi bacu rero baba badufashije gutegura amakuru 5 kugira ngo aze kuba bageraho mu buryo bubanogeye. Ndagira ngo mitena nakira mugenzi wanjye kugira ngo dukomeze n'ikiganiro kuko cyagiye kigenda. Tunabashimira cyane, tunabibutsa ko mujye mukandaho kugira ngo n'ibindi biganiro byacu tuzajye tubagezaho 5 mujye murushaho kubibona buri munsi kandi isaha ku yindi. Tugira ngo rero tubabwire ngo mujye mukora subscribe na share ndetse na like muzikora kugira ngo ibindi biganiro byose tuzadukora bijye bibageraho 5 Ndagira ngo rero soze nshimira abantu bose tuba twabanye, ariko ndagira ngo nshimire mugenzi wanjye by'umwihariko wamfashije gutegura amakuru ari we Joshua. Umunsi mwiza kuri wowe. Nanjye David wakoze kuba watigije amakuru y'imikino. Ndagira ngo nkushimire kandi nge twabanye yari Joshua. Ndagira ngo kandi rwose nkuko mugenzi wanjye yabivuze kuri subscribe kuri iyo YouTube channel bayita Joshua TV Show. Ndagira ngo kandi nkushimire. Ciao ciao.